Ndabasuje nimugira amahoro, nizeye ko muguwe neza kandi iki cyumweru gikomeje kugenda neza, nkaba mbasabira ko ni weekend twinjiyemo igenda neza. Kagame kuwa kane baratuganirije rero, atuganiriza ariko yuzuye amaganya, atubwira ko atagisinzira ndetse ko barara bamuhamagara ataryama rwantambi, aterega singisinzira, bambwira ko u Rwanda bagiye kurusenya, kururimbura, ati kandi rwose ndarengana. Muri make nicyo ngiye kuvugaho, kuko Kagame ibyo yavuze ntabwo atubeshye nibyo. Nkurikije ibyo maze kubona muri UN Security Council, inama irangiye mu kanya, biragaragara ko u Rwanda rwacu rufite ikibazo, kandi buri munyarwanda wese akwiye gukanguka akumva aho ibintu bigana, ndetse akitegura ko dushobora kuba tugiye guhura n'ingorane. Ntabwo nifuza ko ari umuntu uzatungurwa nk'uko tugeze gutungurwa mu myaka yashize. Ingaruka zabaye nini, kandi ni byiza ko ubu ngubu tugira uruhare tukumva aho ibintu bigana. Muri make rero nicyo ndivuge muri ino video, nkaba noroheje buri muntu wese abareba umunota umwe bakigendera, nicyo ndibuvuge. Mu kanya ndaje nange analyse yanjye, impamvu nageze kuri uwo mwanzuro. Ubwo uramutse udashoboye kuguma ni okay, ariko mbere yo kugenda ndashaka kubanza gusaba ibiganiro bisangiza abandi. Ibiganiro ndi gukora muri ino minsi, ndi gucisha hano kuri uno muyoboro, no kugira ngo turusheho kumenya uko igihugu cyacu kiyobowe, kugira ngo tutazatungurwa. Numva nimara kugira audience ihagije, nkagira abantu wenda nk'ibihumbi 10, nzatangira kubatumira abantu muzi b'abahanga kandi basobanukiwe n'ibyo bavuga, kugira ngo twungurane ibitekerezo, dufashanye kumva neza igihugu cyacu ikibazo gifite, ndetse n'uburyo cyakemuka mu myumvire y'abo bantu batandukanye, and then tugire uruhare, dutanga umusanzu ku gihugu cyacu dukunda, kuko nta yindi gakondo dufite usibye u Rwanda. Ngaho mukomere. Nageze rero kuri umwanzuro mpere kuri iki kintu. Nabonye ko umutego mutindi Kagame yateze ugiye kumushubukana, kandi ni byiza ko dutangira kwiga kuvugisha ukuri. Hari ibintu dukora mu mako yacu turi gusaba, tukavuga ngo dusanze ngo uyu munsi ngo habaye inama y'umudugudu, ngo ntabwo kwari gusa, tukijijisha bikarangira umugeni tumuzanye, kandi n'ubundi abantu bose bari babizi neza ko batashye ubukwe. Iyo ngeso rero yarakuze, cyangwa twarayikopeye mu bindi simbizi. Ibintu byacu byo kwigiza nkana no twabifata nk'aho ari ukuri, bimaze kutwokama ku buryo tutazi gutandukanya ukuri n'ibintu byo gukinisha. Umuntu utinyuka agaragara ku maguru abiri akavuga ko u Rwanda rudafite ingabo muri Congo, ababeshya. Cyangwa icya kabiri, ni impumyi, ntabona, ntago azi what's going on. Kuza rero Kagame agahagarara akiramanta ngo bari kumubwira ngo akure ingabo muri Congo kandi atazifiteyo, sinzi abantu ababeshya. Yagize neza yabera avuze ijambo mu Kinyarwanda rirangiza nta Cyongereza ashyizemo, ni gake bikunda kubaho, kandi ndumva buri wese yarabyumvise uri kumva ururimi ndi kuvuga. Kagame ajya kwirama akinyuraguramo silver, akaza mu ijambo rimwe akavuga ko bigeze kumuhamagara ati kura ingabo Kamanyora, azikurayo nako wari kare. None ubu nirihe kosa bakoze kongera kuvuga ati Uvira ntugomba kujya kwifata, vuba nayo ingabo. Abamubwiye ubushize akabyubaha, kuki uyu munsi yumva bayimubwiye agomba kuza noneho kuturira nyanya sinzira barampamagara ekaye. None nyine twumve iki kintu neza. Ni iki gituma nimba ingabo ziri muri Congo koko zaragiye kurokora abantu bari gukorerwa jenoside, bikwiye kudutera isoni zo kubyemera ku karubanda? Twibukiranye mu buzima busanzwe cyangwa bwakiremwa muntu, ikintu cyose ukora wihishe cyangwa udashaka ko abantu bamenya, nta cyubahiro kiba kikirimo, nta na gito. Nimba rero ingabo z'u Rwanda zijya muri Congo zikajyamo zihishe, bakazibwira ko zigomba kuvayo, ababishinzwe ntibabikore, nuko ziri mu makosa. Ntushobora kumbwira ko zaba ziriye kuri ko ziri noble ngo zitinye kubyemera. Noneho ziwetse turi kurwanira aha, turi kurwanya iki n'iki, ariko rero
sinifuza gutinda uyu munsi, ndashaka kuvuga amagambo make. Ibintu Kagame yavuze mu byitondere, mukurikire n'inama uyu munsi yarayibaye, mwumve amagambo yavugiwemo n'Abanyamerika, mwumve amagambo yavuzwe n'Abongereza ndetse n'Abafaransa, musurinye ku ijambo rya Kwaikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo, ndetse n'ijambo uhagarariye Burundi bavuze. Aba bantu mvuze, mwitondere ibintu batuvuzeho. Tuzabona ibihano, kandi ninjye nawe, n'umwana wanjye n'uwawe, ni ababyeyi bacu, ni abuzukuru bacu, ni abaturanyi bacu, bizagiraho ingaruka. Kagame byo kuza kwikangata kwita ku gatuza avuga ngo azapfa arwana, aradushuka. Ntabwo uriya azarwana. Arwana iki se, abuze iki? Ubutunzi bwe bumaze kurenga miliyoni 500 z'amadolari. Abana bo usibye kubambika inifomu no kubona za majoro, uyu muhungu yabaye majoro ataramara mu gisirikare imyaka 3. Abandi bari kubona majoro bakimaze imyaka 25. Uriya ntuzajya ku rugamba? Kagame ujya guca mu muhanda imodoka zo nako umwuzukuru, imodoka zose bakazigizayo, umuhanda bakawukubura, niwe uzajya mu ndaki? Barabashuka, barabashuka. Arashaka ko mujya mu ndaki mwemwe. Niko tubundi twisanze aha hantu. Ibintu byo kubeshya, byo kugira gute, kandi biroroshye. Kura ingabo muri Congo, saba imbabazi, abantu tubane na Congo nk'uko tugomba kubana. N'abaturanyi bacu, hari byinshi bitagenda neza iwabo, ariko ikintu cyo kuza kubashinja jenoside, igihugu gifite amoko 450, witonde. Kandi rimwe na rimwe izi kominote z'abantu bavuga ururimi rusa n'urwacu, cyatuvuga ibyenda gusa, tubashyira muri danger. Ushaka kumbwira ko umufurero wabonye umunyamurenge arwana muri 1997 na 6, akamuna arwana muri 2002, akabona arwana muri 2001, akareba akaga babateje muri 2012, akareba akaga bari umuntu arya azakunda umunyamurenge gute? Uwo mufurero, uwo mubembe uhora ahunga, kandi yarangiza mu bwoko bwabo akabona nta generali bagira. Mu gihe abanyamurenge bafite abajenerali batabarika, abakoroneli, abamajoro. Ntabwo nshyigikiye violence, ariko tugeze no kuri icyo kintu. Ibi bintu u Rwanda ruvuga, aya moko twaciye iwacu, tutemere kuvuga umututsi, umuhutu n'umutwa ko ari byo byango bya turashaka ko muri Congo ariho babikoresha. Ariko no mu Rwanda bo bazareka babikoresha. Ntabwo ikintu gishobora kuba cyiza mu Rwanda ubundi njya muri Congo kibe kibi, kibe kibi mu Rwanda, muri Congo kibe cyiza. Ibintu by'amoko mu promotinga muri Congo, kuki mu Rwanda mwabiciye? Nuko mutwanga, mukaba mwifuza ko tubaho nabi. None muri Congo ko mubifuriza ibyiza, niyo mpamvu bagomba kwibonamo ubututsi mbere ko bibonamo ubukongomani. Ariko sha ubwo bwenge, ntabwo MTC wavuze ngo n'ubwenge sinzi uko yabivuze, cyangwa muga n'ubwenge futi, ntabwo nibasiye abatwa, ariko ndumva kizarigeze kubiseka avuga ko ubwo nta bwenge burimo. Wowe ibintu wabiciye iwanyu, none waba abandi niba ushaka bageraho. Kagame we none se, cyangwa akabanyamurenge nabo, namwe mugana wa wundi wayo muri ibipfu, uvuga ngo muri ibipfu. Abo mvuga ariko nabakurikiye Kagame, harimo abagabo bakagaranda, ndabemera cyane. Ubu Kagame 2017 utarabavugiye ubwo babicaga, ubwo yabatezaga Red Tabara, icyo gihe bwo yaracometse ukuboko na Felix bameze gutya. Hariya byagenze bite? Ubu nibwo yibutse kubavugira. Abakurikirana ndashaka kubasaba ngo mushake tweet ya Delphin, Dr. Delphin, muramuzi abanyamurenge. Ubwo Nduhungira yavugaga bwa mbere ko abanyamurenge bakorerwa jenoside ni muri uyu mwaka, nta mezi 2 arashira cyangwa 3,
ni uyu mwaka utangira nimba nibuka, Delphi yakoze tweet nziza ndaza kuyishaka wenda nyipininga hano hasi, ariko ibaza ati none ubu nibwo mbonye ko gukorerwa jenoside. Abanyamurenge mubaha amahoro sivuga, aya matiriganya yanyu y'amaboko n'amacakuri mubajyanamo amaze kubafekita bihagije, murekeraho rero. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, Kagame atubwiye ijambo bigaragara ko kuko yarakaye, kandi bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo kuko agiye gufatirwa ibihano. Yaduciriye amarenga, nifuza ko tumenya neza ko dusumbirijwe, maze tugatekereza kabiri mbere yuko dufata imyanzuro iyo ari yose, tukifuriza abavandimwe bacu amahoro. Kandi mukibuka ko u Rwanda ni igihugu gito kidafite byinshi byo gutanga nka Kongo. Ikintu isabwa ni umutsi gusa, kwihagararaho, niyo yaba iri mu mafuti ikihagararaho, bazadutsinda. Hari video nigeze gukora ndababwira nti abakongomani bashiritse ubwoba bagafata n'inkoni bakatwirukankaho. U Rwanda twakambuka Tanzania, twakambuka Uganda, twashira inkoni gusa turetse n'imbunda. Mufite uruhe Rwanda rw'amasasu? Mwarasa bangahe? Ubu cyangwa ko ari amasasu miliyoni 5 mufite? Abakongomani bose bahagurutse ni miliyoni zingahe? Bakabirukaho. Mwakica bangahe? Wenda ibyo wenda ni extreme. Amafaranga abakongomani bafite, ubutunzi bafite, niyo baba babeshyera, kuko Felix niwe yatandukaniye na Kabila, nuko yemeje guhagarara akareba Kagame maze akamubwira ati sigaho. Afite ibyo guha bariya abantu tudafite, bazatwahagiza rero. Muhame hamwe. Inama yabaye muri UN Security Council, please muyikurikirane mwumve ibintu bavugiyemo. Turafatirwa ibihano kubera Kagame no gufunga umutsi. Kagame twamugize igitangaza, Kagame araza mu nteko akadutunguza ko ari Doha cyangwa Pretoria muri Kongo ari kurwanya, agiye gusinya amasezerano. Ujyana ingabo z'u Rwanda muri Kongo aratubwiye, ukazugagana imbere y'inama y'inshingamategeko bakakwihora bagakoma kuko ari ifobagana ibyaha. Ako nta kibazo. Wangiza ukaje kuvanga ibihugu byose birareshya. Ako noneho watinye kuvuga Imana, watinye kuvuga ko u Rwanda rwaremwe n'Imana, bango rwaremwe nk'ikintu cyaremye u Rwanda. Kandi uguze ko tutazi ubwenge. Nk'ikintu cyaremye u Rwanda, nicyo cyaremye na biriya bihugu biri. Kuki utavuze ko ari Imana yaruremye? Ariko wandika kuri Instagram wanditse ko Imana yaremye u Rwanda. Okay, that's good. Ntibikwiye rero, ntibikwiye ko wumva ko ibihugu bindi bireshya, byose bireshya n'u Rwanda, ariko kumva ko General Neva akugomba ibisobanuro by'impamvu ari muri Kongo. Ariko mushirika n'isoni ye, unafashe telefone mpamagara umurunzi Neva, ndamubaza ngo ufite ingabo muri Kongo, ariko ugiye kutubwira ngo nta muntu ukwiye kumenya iby'iwawe ko birakureba. Ukeka ko kiriya igihugu ari mu gikari cy'iwawe? Ukeka ko hari umugabane uhafite? Neva akugomba iki? Wowe ku buryo wumva ugomba kumubaza ibisobanuro by'impamvu afite ingabo muri Kongo? Kongo ni complaininga, Neva azataha arara kuko afite ubutumire bwo kuba muri kiriya gihugu. Wangiza ukaza kutubwira ngo ibihugu byaremwe mu buryo bireshya, nta n'isoni ukikomanga mu gatuza, wangiza ukajya gusaba ibisobanuro Neva ngo kwari gukora iki muri Kongo? Wambwe na Bruce Melody ngo iki ngo zikunku mu ivu hariya ngo zicara. Maze rero reka nkubwire, inkoni iri gukubitishwa ni abagaragu bawe bayiciye. Ubwo Vincent Karega yajyaga kuri Top Congo akavuga ko nta FDLR kiri muri Kongo, ndetse abasigaye nta kintu bavuze. Ubwo Kabare bajyaga mu nteko akavuga ngo umunota umwe urahagije kubarasa, bakaba bavuye mu Rwanda.
ubwo mushiki wawe yicaraga imbere y'abantu akavuga ngo nta FDLR. Niyo mpamvu abo bayobozi b'ibihugu bakwegera bakubwira ati no, u Rwanda rufite ingabo zikomeye, muzarinde, ibyo gutera mu bireke. Rero urumva abagaragu bawe nawe ubwawe niwe wakoze umubare muke wo kubeshya abantu ko FDLR nta kintu imaze. Hama hamwe rero, maze rero nifuza ko wajya uvuga ijambo hari wateguye, kuko birambabaza kumva uvuga ijambo ukivuguruza mu ijambo rimwe ukavugamo ibintu bigutsinda ubwabyo, kandi wagakwiye kuba ibyo uvuga nyine bitavuguruzanya. Utinyuka uvuge ngo baraguhamagaye bavuga ngo bakure ingabo muri Warikare, urabikora. None uri kubazwa n'impamvu, uri kwibaza impamvu bakubwira ngo bwira M23 reka kwavansa. Come on, we mu ijambo rimwe wabitubwiye ngo baraguhamagaye barakubwira ngo bwira M23 ireke kujya i Warikare, urabahamagara bari bahafashe baragenda. None urashaka uyu munsi bakwihorera M23 uri gufata Uvira, none babikubwira ati ongera ukoresha za mbaraga y'amaji yawe. Ariko ninde utazi ko nyine umva mbabwira, u Rwanda nta ruganda rufite rukora drone, u Rwanda nta ruganda rufite rujaminga system GPS za UN za MONUSCO. Nta M23 ishobora kujya ku isoko kugura ibyo bintu, bigurwa n'igihugu. Ibyo byose rero barabizi. Kwirwa uzana ukatubeshya ko nta ngabo ufite muri Congo, abo beshya sinzi nimba ari bande, kuko twese tuzi abantu baguye muri Congo, tuzi n'abagenda bakagaruka bari ku rugamba, bagenda bakarwana bagasaba ibintu bakagaruka. Tuzi icyo Mutesi Kofi yari gukora hariya. Kubera icyo ushaka abantu bumva ko bose ari ibigoryi. Sinzi isi mubamo, sinzi isi mubamo. Anyways, Kagame ntanareba ino video, ariko ndagira ngo wowe ukurikiye video utekereze iki kintu. Nukwereka iki nimba ibintu ari gukora ari byiza, ari noble, bari gutabara abantu ko bafite ikibazo, kuki babihisha? Kuki badashaka ko isi bimenya ko bari kujya gutabara abantu no gukorera jenoside n'ibibi? Kubera iki noneho batinya kuvuga ku Rwanda ko bari? Tekereza icyo. Tuzi impamvu Kagame akiri perezida cyangwa yabaye perezida. Ikigaragara ntabwo igikomeye. Abamushyizeho, abamufashe kujyaho, abamushyigikiye, nawe yagize icyo akora. Ntabwo mvuga ko bamuteruye bakamushyiraho gusa, ariko abamushyigikiye imyaka yose barasa nkaho bari kumurekura. Felix bigaragara ko yafunze umutsi kandi nta resista, nk'uko nabivuze, afite byinshi byo gutanga tudafite. Mwitegura ingaruka zizatuba. Inkono twasongeyemo ubugari u Burundi muri 2015 tujya kubisabira ibihano, bari kwidusongeramo natwe. Muhame hamwe mwote umuriro twacanye. Nge nawe turebe video dushobora no kuba nta ruhare twabigizeho, ariko ingaruka tuzigera tuzibuza kutugeraho. Karo mpamvu mpora mbakangurira gukanguka, ukamenya ko igihugu cyacu kiyobowe, mukabigiramo uruhare, mukamenya n'uburyo mwabihagarika. So umwanzuro n'uyu rero, Kagame umutego mutindi yiteze urimo uramushibukana. Kuvuga ko nta FDLR yashaka gusubira muri Congo zikavuka, n'Amavubi yatsindwa agahinduka FDLR, ngira ngo ejo murabyibuka. Natwe twavuga ibintu bitarimo na FDLR bikanutwise FDLR, ariko wa mugani wazabaza FDLR icyo ari cyo kintu. Umuntu uzi umuntu wo muri FDLR amunshakira, amubwiye ko nshaka kuvugana nawe, kibuze menye n'ibyo ari byo, kuko ukwirwa mudutwerera FDLR gusa tutaranayumva. Hari umuntu wabone propaganda ya FDLR hano apani wanjye ibyo ntayo mwabona, ariko nahakumbuka hari umuntu bwabone nka audio yakozwe na FDLR yivuga ngo twica abatutsi, turwane abatutsi, twanga u Rwanda, bla bla.
mu bidusangize tubirebe, kuko iyi FDLR ihindura forume bitewe n'ikiriho niyo kwibazwa. Mukomere, mugire amahoro kandi mukanguke. Kagame uzakomeza uburi ibitotsi igihe cyose kibeshya abantu, kandi abakunda u Rwanda mumenye ko twugarijwe, mumenye ko twugarijwe. Sinzi ikizaba, ntabwo ndaguza umutwe, ariko nimba Kagame atubwira ko u Rwanda bashaka kururimbura, hakaba habaye inama imeze kuriya nijoro ivuga ibintu mu mazina yabyo, ikavuga ibintu FPR ikora ko ikwiye kubireka, ibintu RDF ikora ko ikwiye kubireka, ibintu Kagame ari gukora bakwiye kubireka, ibintu M23 ari gukora, hari umunsi Kongo izaba itagisaba ibi bintu wamugana, none igakora ibyo igomba gukora. Bisubiremo abakongomani bahagurutse bafite inkoni gusa, amabuye bakayatoragura kuva ku Gisenyi, twakwiruka ntawarusigaramo. Kongo murayira gutya mukakinisha, ntabwo ifite igisirikare gikomeye, ariko namwe mumenye ko nta giti mufite cyeraho amasasu. Mwayarasa imbunda kandi yashizemo isasu ngo irutwa n'inkoni, kuko iranaremera, nta kintu yakumarira, ntacyo. Bitonde rero, kandi niho bigana ntimuzavuge ko tutababwiye, ariko hari icyo twakora bigahinduka. Mureke dukanguke, tubwire guverinoma yacu kureka kuba gashoza ntambara, twicare tubane n'abakongomani mu mahoro. Iriya Kongo twayibyaza umusaruro, tutayiteye, tutayibye, twajyamo tukayihinga, twajyamo tukayororeramo, twayikoramo ubucuruzi, twayigiramo, twayigishamo, twakoramo indi mirimo, ariko ibyo byaba twitwaje amoko, twitwaje kuyobora ibintu, ntabwo ari byo, bikwiye guhinduka. Ndabakunda, mugire amahoro. Iyi video muyisangiza abandi kugira ngo igere kuri benshi, kandi nitugwira ndabasezeranya ko tuzakora ibiganiro birenze ibi, tuzabishyira ku rundi rwego, bizaba ari byiza, bizaba bitwungura, tukiga tugasobanukirwa igihugu cyacu n'uburyo twahindura ibitari kugenda neza. Murakagira Imana, murakagira u Rwanda mwigengaho. Peace.